Yes, Ferdinand ibitego 9 ku busa bisanga bibiri bikaba ibitego 11 mwitegura kuzamuka mwerekeza mu karere ka Rubavu aho muzahura na equipe ya Etincelle muheruka gutakaza amanota Musanze n'umukino ubonye gute dukubita tubangura kubera ikibazo cy'ikirere Rubavu muyiteguye mute? Best Classic nimero ya mbere Rubavu Vasazi tugiye muri Kigali duhita tuvuga ngo Esperance Moteri Muze Craveri ubwo ndawe y'abanyarubavu. Best Classic Rubavu Kigali Vasazi Esperance Moteri Bistro Classic original. Urakoze cyane ni Ferdinand Umureyo nyiri sambusa mwana mu majyepfo. Mbere na mbere reka mbanze shimire abantu bose bagira uruhare mu kugira ngo Ferdinand uyu munsi mbe ndi wondi w'uyu munsi. Bistro Classic Esperance Moteri igishono mfite uyu munsi cyapa cyaka gaze microonde n'ibindi bikorwa byinshi. Reka kamanze ntacyo umuntu kandi ibyo mbibone mbere y'ikiganiro. Nyiri sambusa muramuzi. Ibitego 11 muri match ebyiri ntekereza ko City Boy kuba yampagarara imbere naba namaze kugaragaza ko urwego rwanjye mu byo maranira muri championnat n'igikombe cy'amahoro hari ugushidikanya kwa bakukiri ku mukunzi wa Sport. Muri aka kanya kagozi karacitse. Na wa muntu wari ugisigaye niye kubitagashye. Narabwiye ngo support yanyu ni rwo rwego rwanyu. Niko kwerekana abo muri bo. Bitego 9 muri match imwe. Ntekereza ko umukinyi witwa Yves atweretse ko hawe igihe ashobora gukora ibirenze byo dutekereza na forunganya ariko ntabwo urwego rwabo tugiye kurubira kuri iyi match. Tugaruke mu kibuga hagati imipangire y'umutoza abakinnyi bari bahindutse navuga ngo ni equipe ya kabiri aho bafashe Rikawo akaza muri defense kandi tusanzwe tumuzi ko ari umukinnyi w'imbere. Nekereza ko Rikawo no kuri match ibanza ya City Boy nabwo yakinye muri defense kandi nekereza ko yakinye umukino mwiza cyane. Ntabwo navuga ngo iyi ntago ariyo match confirm mu bikinyi wa Rayon Sport. City Boy ntago ariyo match nzaheraho umugisha umukinyi wa Rayon Sport kuko yaba ari n'umuzamu urebye umuzamu defense attaque wing hagati mu kibuga mediane buri ruhande rwose abakina nibongere mu imbaraga. Sindi Paul Jesus tumaze kugana ndamubwira nti we na uyu mutipe bagiye masimbuye uyu mu defenseur wari waravunitse Yusudianye oya apana Yusudianye Aimable oya apana ntarindwa arundi ni nitumwibuka nta yego nitumwibuka turamuvuga yego. Ikintu agira ngo mbabwire ni kimwe mwongere mugarure urwego rwanyu muranse kariyeri zanyu. Icyo nabwira abanyarubavu ni kimwe ko nabitangarije abanyamusanze barabibonye. Rayon Sport iri mu bihe byabo ibikorwa birivugira. Ni mutegura ibyo kurya n'ibyo kunywa byinshi ahasigare mutegure rezilita mu kibuga. Umutoza wa Etincelle mutoza nkunda cyane ugira amagambo akasa adversaire ariko none agatuma adversaire itekerezaho cyane. Yatsinze mukura ni ikipe nakuye amanota 3 hano impabije buri wese abibona ariko ebana nyitsinda nabwo n'isaba gishidikanya bati umusifuzi wikunda Samuel yagaragaje ubureyo bwinshi kandi twebwe dukina abasifuzi bameze kuri batagendera ku gituti cyari cyo cyose. Weekend Rubavu rero Rayon Sport versus Etincelle n'umukino ubona gute ugereranyije na performance Rayon Sport imaranye iminsi n'uburyo umutoza yari yagerageje guhinduranya abakinnyi kubaha karuhuko? Bo hano ntekereza ko akagambane kabari kenshi kuko dukina turi 11 mu kibuga ariko 11 babakuyemo andi ma equipe menshi arekereje kugira ngo Rayon Sport itakaze cyangwa se itakaje cya gitinyiro cyayo irimo kubaka mu bakunzi bayo. Umutoza yigiriye inama yikengeye ariko ntekereza ko mu kwikengera kwe yizereye muri 11 beza bazakina match ya Etincelle. Ikinane umubiri n'umutima inota rimwe twakuye kuri Musanze ntabwo ari ikibuga buri mukinyi wese na buri mutoza na buri staff na buri mukunzi agenda afite ikizere cyo kuwakura rimwe. Akenshi bagenda bavuga bati ni 0 cyangwa tugatsindwa. Twebwe rero kuba twarabanje igitego cya Vininyo tukakishyurwa kuri penalty buri wese byamubaho. Ntabwo nifuriza buri wese ko yahura n'ibyo twahuriye nabyo Musanze ariko ibyo twabonye Musanze twabonye ko dufite ikibuga kimeze guke. Biragoye kugira ngo Rayon Sport uzongeye kuyikora mu jisho mu buryo bukoroheye. Etincelle itegura ibyawe amafaranga aramanuka naguze tike ya VIP rwose ntimugire uragera Rubavu ryari ejo ndarare Rubavu Bistro
Classic Bistro niwo Classic Bistro niwo ndi burare nyuma y'ikiganiro turabishiraho babibona kuri zigama kuri CSS uri zigama CSS iyo uzamutse ugahita ukata iburyo bwawe ukimara gukata wijya ku nzu ya kabiri ku nzu ya mbere igubyoremo manuka Fred aho shampiyona igikombe cy'amahoro reka tube tukiretse Rayon Sport irakomeje iri mu nzira zo guhura na polisi ngiye kukubaza ikibazo nk'icyo n'abaje undi munyamakuru kucyo ukira ku gikombe cya shampiyona gusa igikombe cya shampiyona wewe ujumbaza kujya afite ubushobozi bwo kugusubiriza rimwe jumbariza rimwe parallel umbaze Peace Cup umbaze na shampiyona ubaka kanya murakomeje polisi ejo izakina na Gicumbi muri mu nzira yo guhura na polisi mwakongera guhura na polisi muri kimwe cya kane polisi yitonde kuko Gicumbi ntago ari ikipe yoroshye ifite kapiteni umwana we wacu ameta Mike Gove wavuye muri Gasogi mu buryo utumvikanywe na buri wese n'umwana we wacu n'umunyagihumba nkaba umunyarugarama ni imisozi iteganye guke twebwe twiyizeramo ubushobozi bw'umubiri n'umutima haba mu gufana haba mu gukina buri mukinyi uvuka mu karere ka Muhanga buri mufana wese uvuka muri karere ka Muhanga yiyizeramo ubushobozi bw'umubiri n'umutima dukoresha ibyo dufite byose rero polisi ibyayo turabizi tubiziranyeho kwanza singomba kuvuga byinshi polisi ikora ibyo igomba gukora uhura na Gicumbi uyikuramo konfirima uze duhure cyangwa peri nuko wakuyemo Kiyovu iyo mutegereje gura sindayimenya ni Gasogi iyo Rayon Sport bazahura sindayimenya hagati ya polisi na Gicumbi yego hagati ya polisi na Gicumbi iyo tuzahura yose narabwenge ibyo ndwana nabyo ndabizi narwanye nabyo igihe kinini nza agaciro kabyo urabona ikombe nicyo cyangejeje kimwe cya kane cya Confederation urabona squad Rayon Sport ifite ari squad yahangana muri champion igahangana no mu gikombe cy'amahoro icyarimwe narababwiye ngo icyari cyarabuze rwari urukundo nyirizina hari harabuze ubumwe no gusenyera umugozi umwe no gushakisha icyateza imbere ekipe bidashingiye ku muntu kwizina bwite muri aka kanya nibyo turimo shimira cyane ubuyobozi buyangajwe imbere na Murenzi Abdara nabo bafatanyije muri komite ya Rayon Sport yongerewe amezi 3 uyu ni umwaka wo guhesha umugisha aya mezi 3 yandasigaye kugira ngo amuheshe iriya myaka 4 yindi twebwe rero Rayon Sport ntago iri kwinjirirwa Rayon Sport ntago irimo mind game Rayon Sport irimo irasenyera umugozi umwe Rayon Sport irimo iratsinda ukabona iratsinda nta ngingimira ukabona nta muntu byinubye buri wese ari kwishimira intsinzi Rayon Sport mwabonye match yabaye mu mibyizi hano yari Mereke yari Hilal icyagaragaye mwarakibonye ni nacyo twakomereje kuri match ya Musanze stade yaruzuye twumvikana abanyamusanze mwasigaranye amafaranga pe muna twambura inota rimwe ibyo simbizi irubavu Banyarubavu tubizereramo ko mwizerera ku mahoteli yanyu kuko mwakira abakira rugendo benshi nuvuga nko navuze ngo Rayon Sport vs Musanze visit Musanze tugiye gukora visit Rayon Sport vs Etincelle vs Rubavu twamanutse aha Fredin yes ubaka kanya akanyenyeri Rayon Sport kabaye official kongeye kasohotse 7-2 urwego abakunzi ba Rayon Sport iri mu bihe byiza mugiye gukora iki mugiye gufasha iki ubuyobozi kugira ngo mubashe kwirukanka muri iki gikombe cya shampiyona ndetse n'icyamahoro reka mbwiza ukuri abakunzi ba Rayon Sport ntabwo tujya twizererwa mu kuboneka ku kibuga twese kuko turi benshi kuko nta stade mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kwakira abakunzi ba Rayon Sport ngiye baba bitabiriye bose ntabwo byakunda pe nta stade yaba na stade amahoro ya 45 ntibyakunda yaba sold out imbere y'iminsi 3 ngo match ibe ariko kubera inshingano z'abakunzi ba Rayon Sport benshi tuzi mu nzego z'umutekano zitari mu gihugu ziranze y'igihugu abaturindira umutekano kugira ngo turyame dusinzire abadiaspora bari hanze y'igihugu mu nyungu z'igihugu cyacu badafite ubushobozi bwo kwitabira ni mukanda ko kanyenyeri ka Murera 7-2 urwego ibyo ni mumara kubikora muraba mukoze icyo Rayon Sport ishaka kugira ngo ahazaza hayo muhagire mu ruhare ikindi kintu kiza kuba gisigaye murabona ku bantu bari mu mahanga bajya bakunda kumbwira ngo urabona ngo Rayon Sport ngo hari ukuntu ngo nimero zabo ngo zijya ziza ngo ariko ngo ugasanga ngo iki n'iki ngo urabona ngo hirya no hino bro reka nsaba ikintu kimwe Rayon Time niwe wakunda kunyishuza cyane mu bantu mukorera Rayon Time muzashiraho nimero nkunda match nimero ya Rayon Time urayifite kuba diaspora badakoresha nimero muri aka kanyenyeri 7-2 urwego kugira ngo tubarabura ukuri kuzuye yivugire hano ishake urabona mu buryo bwihuse ko ngenda ndabona internet yanjye isa nayo itarimo natinda kuyibona turayipininga ku kiganiro ndayishaka ngewe nurucabana kuko ibyo nkora ni internationale kaze ndebe nibyo tujya buri areka nkubwire iyo ukunda ikintu uba ugomba kuba ufite na factory yacyo yuzuye kitari igice hari message ya Rayon Sport nakiriye ejo bundi
ivuga kuri message nshyashya igaragaza akanyenyeri gashya ka Rayon Sport. Harimo nimero tugomba kugira, hari itangazo ryasohotse riro official. Ako mwamfashije mwabajene. Oya akanyenyeri k'abantu bari hanze y'igihugu. Iriyo website tuyitubwira. Abdallah yavuze ngo iraca kuri website ya Rayon Sport. Ni iyihe? Ni y3.rayon-sport.rw. y3.rayon-sport.rw. Cameraman, nizere ko kamera iri kuri coding. y3.rayon-sport.rw. Muntu uri bwo tamasimbi uri hanze, uri ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Afrika, uri ahashoboka hose. Ugikurikiza amabwiriza, Rayon Sport urabishigikiye. Hanyuma rero reka nibutsa abantu aka kanyenyeri igisobanuro cyako. Uri umuhinzi, uri umworozi, ukunda Rayon Sport ariko kubera karitsiye utuyemo biragusaba dépense nyinshi kugira ngo ugere aho Rayon Sport yakiniye. Niba wari bukoreshe dépense y'ibihumbi 15, fatamo ibihumbi 5. Iryo 10 risigaye uriganira n'abavandimwe cyangwa rifasha umuryango mu kwiteza imbere. Ibyo 5 ubishyire ku kanyenyeri ka Rayon Sport 702 ukurikije mu mabwirizwa ari kukubwira. Niba wanyweraga ibihumbi 5, nwera 4 usigaze igihumbi ukinagemo hano. Ukube n'abakunzi ba Rayon Sport bari kuri ubutaka no hanze yabwo. Umbwiza ukuri Rayon Sport izifuza iki? Ferdinand, Yes. Mood Rayon Sport irimo urakubita ijisho muri VIP ukabona kabisa bose Kabaye. baraje. Marite Rutagambwa aragaragiwe Murenzi ariko by the way Marite Rutagambwa indwanye cyane kabisa umugabo ukunda Rayon Sport cyane. oya. Ni isura ubona gute? Ese urabona ari kigiguye gukorwa ngo uyu mwuka bikomeze gutya, kuko tujya tubona Rayon Sport imaze igihe iri mu mwuka mwiza ukajya kumva ikintu kiraje. Uwifuriza icyiza Rayon Sport wari we wese arasabwa kujoininga uyu mujyo turimo cyangwa se gusanga kwinjira. Hari icyo bita gusanga cyangwa kujoininga ku bantu batumva ikinyarwanda, ni ukwinjira cyangwa se gusanga abandi. Gusanga abandi mu mujyo barimo. Rayon Sport iri muri mood nziza. Wowe ugisigaranye igingimira ufite ibyari byarakuzanye ariko bitashingiye kuri Rayon Sport. Niba bishingiye kuri Murera nkayo, ngwino dusapotinge aba bayobozi. Dusoza Rayon Sport nyuma ivugwa mu bibazo bavuga bati umutoza ntibizakunda, Rayon Sport ihitiza ifatiraho. Ubu ndakeka ari umukino wa 6 cyangwa wa 7 idatsindwa. Okay, narababwiye ngo Rayon Sport yizererwa mu byikorwa, niyo mpamvu mubona n'umujene wanjye muri aka kanya ari hano ariko waje kansuza disiwe kunyemera mbizi. Oya umura nta kibazo. Naje tumukundisha. Usuze gusa nta kindi, ntago ndi kubaza amazina ntaki. Ngenda bizi kunkunda nka Ferdinand w'umureyo. So bidakara ese umeze neza ariko. Umunsi mwiza. Imujana arankunda n'ishiri yanjye ati ntago uyu munsi mbere ya match ndifuza kuba ndi kumwe nawe, twinjiranye kuri match yaguze tiki Rayon Sport, mwumve ngo amafaranga yinjiye kuri stade uyu mujene nawe yabigizemo uruhare. Umusa bimeze bite? Ni sawa. Izina ni Yorere. Hakizimana Jude na. uri umukunzi wa Rayon Sport Cyane ukomeye. waje uturutse he? Muhanga. N'umunyamahanga. Uje kwirebera aho kwa Kabange. Nareye. Yaje mu bukwe bwa Kabange. Ariko ndayikunda by the way. Ferdinand ni umuntu ufata gute? Ferdinand ukuntu umufata. Iyo umurebye nk'umuntu w'umupapa wubatse ariko nyuma yo kubaka akisiga irangi akabindwanyi akamenya gushakisha agatunga umugore agatunga abana akabonera n'umwanya Rayon Sport. Ni umuntu ufata Ahubwo reka mutanga mukorere fundraising. Agasambuza we. Kuri Plato ndumva impaziho nubwo maheruka kera ariko ukuntu ariko nyakora nko kuri Plato gutyo ujya ngo ahantu ugeze akabaye gutyo. Sawa reka ngushimire. Ariko wenda icyo natangaza Ferdinand ikintu mukundira sindi mpano abana abanyamakuru njya numva cyane cyane basamu Karenzi n'abandi kuki batamutumira ngo ababere bakomuteteri. Igihe kiba kitaragera ariko Ferdinand ni umuntu uzi umupira, nanjye njya numva abantu baganiraho mukundira we azi gusesengura baganira umupira kabisa. Kandi icyo mukundira iki namubonyeho wenda ibintu by'amayoga n'iki ntago bikunda. Ubu n'ikintu avuga ubona ko ari message atanga iba yumvikana. Reka murekura ze muganire. Harabubona ukabona babikora hari ikiri mu mutwe. Ntabwo mvuze amazina ariko harabubona ukabona babikora hari ikiri mu mutwe wawe. Reka ngushimire umusa. Ferde dusoza rero. Rubavu urayibona uti? Duheruka reka nishimire ko muye na peri harimo amanota 5 tugiye guhurira Rubavu. Bundi abantu bateguriye baragira bataperi yo n'ikinamico igiye guhura na Marine. Oya
bishobora guhinduka kubera ko Marine nayo yiminjiriyemo agafu. Ntago mperuka kubona iteta cyane nkuko byabaga mbere, kuko mwibuke ko APR yigeze kuhatakariza amanota 2 kuri Marine. Marine ni ikine nka Marine, APR ikine nka APR. Nibyo dukeneye mu mupira wacu. Mwikureho uwo mwambaro w'urubwa wo kumva ngo niba APR yatsinze Marine ngo yahengetse. Marine kina ibyo usanzwe ukina, ukanira nkuko cyanzwe ukina, ukanira izindi match. APR ni gukura 3 yagukureho kuko hari abeza yakurushije. Ni muhinganye kuko abo ufite bari muri relegation zo hasi hari urwego bafite banifuza kuza gukinira APR cyangwa Rayon Sport. Wa mukinyi wa Marine ntabwo Marine wasinye kontra ya burundu, ukeneye gukinira APR cyangwa Rayon Sport. Garagaza koko ubinyotewe, niba unyotewe kanira APR ukanira Rayon Sport. Niba ucyaka kuransa kariyeri yawe, izo match ebyiri nuransha kuzikina neza, bikagaragara ko nta kuntu ko kuganirizwa kwabayemo, bizagufasha gukinira ikipe wifuza kandi ku rwego rwawe. Fred, reka nkushimire n'ubundi ku munsi wo kuwa gatanu, ejo nibidukundira cyangwa kuwa gatandatu mu gitondo tuzaba twicaye kuri New Class Bistro, noneho tuganire kuri match. Yamenya ko iki cyapa cyaka mfite Muhanga, iyi gaze mfite, iyi microonde mfite, byaturutse kwa muzehe. Imfura cyane ngiye mukundira ko yaba bafana ba APR bamukunda, barayo bamukunda. Reka dusoze, ndabona na Rwanda magazine nyuma igutegereje. Ferdinand reka mushimire cyane, ariko mbere na mbere kankukure mu kiganza nkushimire. Onze box hanyuma ntekereza ko mu bantu twatangiye muherukana iyi onze box narayitashye, urufunguzo ninge warutanze. Umuhungu wanjye nono biro official monetization iyi channel irimo irakora mu buryo bwemewe n'amategeko, n'uwagerageza kuyishimuta ntibyakunda. We na Nkunda match muri bamwe mu bantu nzashimira cyane, ariko reka nkubwire uriya mujene Nkunda match mwihangana amasegonda 30. Nkunda match abantu bamufata mu mashusho mu masura atandukanye bakamuganiraho byinshi bitandukanye, ariko tujye twubaha abantu baranshije kariyeri ku izina ryabo bakirwanaho, nkuko na Ferdinand w'umureye kuri uyu munsi ngewe ntigeze ntura mu mujyi wa Kigali, mukamenya Ferdinand w'umureye ku rwego ngezeho uyu munsi ntarigeze ntura muri Kigali. Uyu mwana yamenyekanye ari Kirinda ku Kibuye n'ahantu kure cyane, ariko yari yiyangaje aravuga ati ninshake nzambuka inzuzi muzamenya byanze bikunze. Biri official nono we na Nkunda match na Rujugiro ndabahostinga twicaye kuri New Class Bistro Igisenyi kuwa gatandatu. Oya kandi Nkunda aba sportif b'inyangamuga yose, Nyankunda abantu bibifura n'abantu bataganira kinyamupira, kuko tuzapfa ibyo tuva nka wizi, ariko sinzaza kuri mikoro ngo tuntu tutari ngombwa ngo nshire kuri mikoro. Ariko kiciro mufatamo, Rujugiro ari kiciro mufatamo, Sarupongo ari kiciro mufatamo, Marayika uranurwana Marayika buriya Marayika mwubaha birenze. Abo banyamasheke hari ibyo bubatse, ariko buri wese mfite uko mufata nibyo mukesha. Sawa urakoze cyane Fred. Ahantu ugomba kuzasohokera ni muri Classic Bistro, niho abasportifu twese kuveje kuwa gatanu ngewe nzaba ndiyo. Ushobora no kuzahayoberwa ukamamagara kuri 0783 nzaba mpiyicariye kuvejo kugeza ku cyumweru, ndetse no kuwa mbere nzaba mpari. Bizabera twari turi kumwe na Manifa Printing House, icapiro rya mbere hano mu mujyi wa Kigali. Niba wifuza gukoresha branding nta handi ugomba kubikorera ni muri Manifa. Bamwita Bazina siko warunda we man. Ferdinand nkaya mugabo yitwa Ferdinand Bazina. Nimero za Manifa Printing House ngizi hano hasi. Umubyeyi wanjye umubwire uteje mbere yuko amanuka arabanza kuvugisha. Ura mubyeyi aremewe cyane. Nimero ya Manifa Printing House dore ngiyi, niba ushaka gufungura office, niba ushaka gukoresha ibyapa binini kwandika ku myenda, nta handi ni muri Manifa Printing House. Ikinamba cyambere hano mu Rwanda ni New Classic House. Nitwe ba mbere ku kijyanye na service zo koza imodoka, zo koza kabisa kuva ku matapi n'amajanti. New Classic House turaba mbere. Duhamagara kuri no nimero nawe tuguhe izo service. Sendege ya Emile, moto nziza za Sipiro, nizajya mvuga Sendege ya Emile jya wumva umwe mu bagabo baje guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Moto nziza za Sipiro M1, M2, M3 nta handi wazikura ni kwa Sendege ya Emile. Ibiciro byo biri hasi cyane.
uzi iwacu saa 4 za mu gitondo, saa 7 ukaba uri mu muhanda watangiye kumotara. Dukorera hano mu Giporoso hakurya ya Hilltop, urabona ibyapa byanditseho Sendejya Emili. Uze tuguhe matora, tuguhe moto nziza cyane. Sinasoza ntakubwiye Ukwizera Hardware. Ukwizera Hardware ni iwabo y'ibikoresho byiza cyane, imashini zuhira imyaka, ponsezi zikata, bino bikoresho byose uri kugenda ubona ntandi wabikura ni mu Kwizera Hardware. Nari wizi nk'ibisanzwe, nkunda macho wa Kirindinyo yarambereye inyuma ya mikoro. Dusubiraje kuri match ya Polisi ndetse na Gicumbi, dukomeza Rubavu.